iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana, akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana, akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana, akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira, navuye mu nda ya mama nzasobera mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasobera mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, duhungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, duhungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nta nubwo azadutererana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira, navuye mu nda ya mama nzasobera mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka.